Papa SAVA. Ubundi uriya nzi ko ngiye kugushyirishiriza ka. Oya sheri, neganye ntabwo nzi kurya n'ubundi. Aho ngubye ubushywa ni. Ahubwo zinanywe fanta nyinshi none ndumva mpaze, ndumva nshaka nko kwihagarika. Urashaka kwihagarika? Nshaka kwihagarika pe. Cyane? Cyane. Cyane. None ushaka ukuntu wajya hano hepfo ukuntu wakwigenza ubu. Ndakubigenza. Manuka neza utako. Ayo. Ayo nzakirande mwana maye. Nzakirande. Kamera. Irihe? Inzoka. Hano ku byatsi y'umukara nini. Wese kuki utayizinze ngo nze nyohereze. Sirimo. Inzoka y'umukara nini. Aho kase ku byatsi. Aho hirya. Undi suboye kuki utayizina ari mubwe ntiyizinge. Nze nkwereke uko nyigenza kuki utayizinze wowe. Oya nese byo kwizinga wenda bizi. Utabimenya se ngo sukufata gutya amabere wabusanyije amaboko ukabusanya n'amaguru ikaguma nkaza nkahonda umutwe igahita iwana. Nese ibyo bintu wo kubizi birakora cyane amagambo yawe. Urabimbaza se ko bikora ngenda bizi ndi umukobwa. Kereka wenda nindara mu isekuru cyangwa ukantiza ubukobwa bwawe nkazabigerageza. Papa SAVA. Ubwo kandi wabona ubunenganenzi bwawe igucitse utayishe. Uyu se mwari muri kumwe. Uyu se ni muntu kikubona ubwo ntabwo yishe kandi ubwo uragucitse. Wese wiruka kujya he? Ahetse none ngiye kuzana inkoni ngo nyikometanye me n'umutwe. Ubundi se wari ugiye mu gihuru kugira ute buri? Oya nari ngiye kwihagarika nari nkubwe. Wari ukubwe? Irabacitse se? Yarakubwe. Cyangwa wari ugiye gusasayo? Uriya ntabwo ari indimba atari ugukubaha kubyanya umukamanuka ugiye gusasayo ngo nyine muhitemo agukuburirayo. Ariko se ajya gusasa mu gihuru hariya niho hari uburiri niho basasa. Wese uravuga iki ko nta jambo ufite aha ngaha? Ubundi se reka nkubaze wa mukobwa we. We ni gute utinyuka kujya mu gihuru? Yababwiye ngo murengere ibidukikije umanuka hariya mu gihuru. Ubwo ngubwo murengere ibidukikije nawe bivuze ubushize murengere ibidukikije ndabivuga ubu ngubu uba ahantu wagira ibyo bintu uhata ntago byamanuka mu mugezi amazi abantu banywa. Ntago byahamana wowe ubwo iyo nzoka iyo ugenda ugakubita nk'akabuno mu kanwa k'iyo mpiri cyangwa se iyo mpiri kakwinjiramo ikazamuka hasirinda kumwinjiramo ko ubu ngubu kutayishe kandi ikaruhiriye niyo gucika. Ariko se ko nanjye kuzana inkoni ngo nyijanjagura umutwe njewe ndangiza se nge ntinyi ibikururuka nge ntinyi ibikururuka njewe ntinyi arewe igikururuka hasi ntabwo babwa igikururuka yewe bye nagaca widutera ivumbi soko imbari badiha ntabwo babwa igikururuka.